ariko mu nyuma ico shima Imana si uko nabaye muri ibyo ahubwo shima Imana ko yamvanye mu maboko ya Satani. Warashitse indani urahabona neza? Yego cyane. Wamaze igihe kingana gute? Nk'amezi 8. Ari kiganiro mureka gukora cyo umuntu yazutse mu ntara ya Gitega. Abenshi baravuze ati sivyo. Nibwo buhamya ushobora gutanga cyangwa ikintu ushobora kugaragaza kuri cyo kintu. Urakoze cyane. Umuntu apanga zuki. Uretse Yesu Kristo gusa. Ugiye cyo kuzuka abantu n'ikiragera. Wowe wenda w'Igitega ukuntu byari byagenze, ari ukuntu mu isi y'umwuka. Abarozi. Bashobora ibintu bita ngo nukurabura. Ngira ngo urabyumva. Kurabura nko kugira ikintu basi reka tuvuge ko kirabika kugusinziriza aho. Noneho rero kuko wowe nk'ubakaza bakagusinziriza, bamara kugusinziriza babana iwanyu bakabona wowe wapfuye, sibyo? Kuko aya maso nyine yawe. Noneho kumbe bagahita bazana bacita igitumbutumbu gaje ntago ndi umunyabujumbura nk'abanyabujumbura jendo wa ruguru. Bagahita bazana igitumbutumbu c'igitoki. Gitumbatumba umubiri kijya c'igitoki baba bakuyeho igitoki. Noneho akaba ari co babazanira. Mwebwe kuko nabo bagiraga nabo imbaraga zafata ayo maso yawe niba udasenga cyangwa utagira iki, ukaba wabona ikintu ko kitari. Mwebwe mukaja guhamba ca gitumbatumba c'igitoki, wa muntu bagahita bamujana kumukoresha ibyo bashaka. Mu maso yanyu mukabona ko byarangiye. Twunga twifuza n'abakristo canke abakristo tubifuriza umunsi w'Imana mwiza. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Twumwe n'umukozi w'Imana. Ndakwamukije. Naye ndabaramukije cyane. Akazina nitwa BAHATI Israël, ndumuvuga ubutumwa bwiza. Yego, mpamvuze bwiza nuko hariho n'ubutumwa butari bwiza. Hari ubutumwa butari bwiza ari bw'Imana? Hari ubutumwa bwiza atari bw'Imana? Yishizeho bwiza babwabaye bw'Imana, ariko ubutumwa nakora bavuga abantu bapfuye nabwo no ubutumwa. Mbwari gihe bari bwiza. Ariko ubutumwa abamwe bwiza nabubi, ariko ubuze bwiza buba bwihariye buba ari bumwe. Rero amazina nayo ni BAHATI Israël. Ndabukins harya ashava none sarubatse ngafite umugore n'abana. Ndabukins kubukinga bisigure ko uracana umusore uracari single. Ntabwo ndi ku isoko ariko ndafite fiance. Abatakwibuka neza benshi banzi mu buhamya ku macano atandukanye, uvuga Imana yankuye kuna ari mu bintu by'aba eliminati. Nibwo buhamya bagiye banze ngo batubwira nk'umuntu tumwe byari bimeze gute muri rusange wagiye kugira dutangire kuganira wenda hariho n'abambonye ubwa mbere. Warashitse baje kutanga ka mind nkuko kugira ngo nyine mbe nkorere Satani, nkore ibibi bigiye bitandukanye. Ariko mu nyuma ico shima Imana si uko nabaye muri ibyo ahubwo shima Imana ko yamvanye mu maboko ya Satani. Warashitse indani urahabona neza? Yego cyane. Wamaze igihe kingana gute? Nk'amezi 8. Ari kiganiro mureka gukora cyo umuntu yazutse mu ntara ya Gitega. Abenshi baravuze ati sivyo. Nibwo buhamya ushobora gutanga cyangwa ikintu ushobora kugaragaza kuri cyo kintu. Urakoze cyane. Ujya nta muntu apanga zuki. Uretse Yesu Kristo gusa. Ugiye cyo kuzuka abantu n'ikiragera. Wowe wenda w'Igitega ukuntu byari byagenze, ari ukuntu mu isi y'umwuka. Abarozi. Bashobora ibintu bita ngo nukurabura. Ngira ngo urabyumva. Kurabura nko kugira ikintu basi reka tuvuge ko kirabika kugusinziriza aho. Noneho rero kuko wowe nk'ubakaza bakagusinziriza, bamara kugusinziriza babana iwanyu bakabona wowe wapfuye, sibyo? Kuko aya maso nyine yawe. Noneho kumbe bagahita bazana bacita igitumbutumbu gaje ntago ndi umunyabujumbura nk'abanyabujumbura jendo wa ruguru. Bagahita bazana igitumbutumbu c'igitoki. Benshi baza kwumva uri kuravuga umenga arimo Kanyarwanda ni kubera mukayanza ari hafi yo mu Rwanda. Gitumbatumba umubiri kijya c'igitoki baba bakuyeho igitoki.
noneho akaba ari co babazanira mwebwe kuko nabo bagiraga nabo imbaraga zafata ayo maso yawe niba udasenga cyangwa utagira iki ukaba wabona ikintu ko kitari mwebwe mukaja guhamba ca gitumba c'igitoki wa muntu bagahita bamujana kumukoresha ibyo bashaka mu maso yanyu mukabona ko byarangiye none bagiye kumukoresha ibyo bashaka mwebwe wenda ari gihe habaye ikintu bakazamugabura nk'ibintu batari yemerewe kugaburirwa mukazamubona agarutse mwe mukazavuga ati none se kari twe twamwihambiye agarutse gute ariko nta muntu n'umwe ku isi aragera igihe cyo guzuka ntabwo bibaho ahubwo niyo nzira biba byanyuzemwo baba baragiye guhamba umubyimba atari umubyimba w'umuntu ahubwo baragiye nko guhamba umubyimba w'igitoki cyangwa w'ikindi kintu mu bintu byaho ngaho nyine none uriya muntu bakazabona agarutse akavuga ati none kandi twe twanamwihambiye agaruka mu yihe nzira ariko nta muntu n'umwe abaho yapfuye ngo azuke atari Yesu Kristo wenyine. Ni bya bikorwa cyane cyane mwakora muri hariya ku isi mwatumwe n'abihwasi bimwe ibyo twagerageza gukora aho kuntu wenda nko kuja nko mu ma eglise gutera ibintu bigiye bitandukanye cyangwa se nko kureba baranangije kuri level nk'iyo gutanga imbaraga ngo zikora ibitangaza kuri aya ngaho n'abo baba bagira ngo ni abaprofete none bavuga ngo bakora ibitangaza ariko ibitangaza bikora Yesu wenyine nta muntu yakora igitangaza kandi ari abo tuzi muri Nigeria babikoze n'ubu bakibikora no muri South Africa uravuze yuko abantu bakora ibintu by'ibitangaza y'abaprofete cyangwa abandi aba atari ibitangaza bikora Imana simvuze abatari byo baba bakoreshejwe n'Imana ariko nta muntu yakora igitangaza urumva ahantu barimo gukora amakosa sahandi iyo Imana imukandi akantu agasengera umuntu agakira ahita yumva ko ari we yabikoze ariko twari dukwiye kumva ko ari Imana yadukoresheje niyo mpamvu ngo ahita baza ngo mpereza amafaranga warakize tanga ibi kugira bigende neza itwara ukuna kuri ariko twebwe tuze duharanira ko izina ry'Imana aba ari ryo rishigwa hejuru kubera ko benshi harabo mbona ngo bakoreshwa ibitangaza ngo ni Imana ibakoresha haro meruka kumva arimo gusenga aravuga ngo ndagusengeye ngo mu izina ngo ry'Imana ngo yatibi Joshua none se kubera ko baja mu mana z'abandi narinze ko Imana tuza ari imwe iri mu ijuru pana ngo mu izina rya runaka bandi ugasanga nibyo maze iminsi mvuga ugasanga umuntu n'umuvuga butumwa canga ni profete n'ibindi byose yaja kuri podium arimo kuvuga arimo kwigisha akazana abantu bamurinda kuri podium umwe agahagarara hari uwundi hari rero mpita nibaza nimba mwabantu mwe arimo kubigisha Imana atizeye yuko yo murindira umutekano mwumva arayimenya kugira ngo abanyeshengero bamenye urumva nawe Imana arimo kubabwira ntabwo arayimenya kuko uzi Imana imbaraga zayo ntabwo waja kuri podium ngo uhamagara abahungu bakurinda uwayi kuri podium nzana abandinda twahurira mu muhanda tugahura ari wenyine rero ni ibintu urumva bafashe iby'ubwami bw'Imana barabireka harimo kubaka ubwami bwabo niyo mpamvu usanga benshi baharanira ku byo babona batunga bigaragara ibintu bigiye bitandukanye ariko batarimo kwagura ubwami bw'Imana iyo level warugeze ko iyo kugera mu isengero level naringeze ko ahubwo ari nayo wenda igihe cyo kubohoka cyane shaje kugera yari yo gutanga imbaraga reka mvuge kuresha tukugira twihutisha wenda arabo twahaga impeta iyo meta yabaga irimo ubushobozi ku buryo anayitereye mu ibarabara imodoka ije yari guhita yibirangura ikagwa niyo mpamvu uzabona hari abazamura bari abazabanambara impeta zidafite ikintu bisobanura impeta turabizi twese ko ari isezerano bamwe muri bo rero simvuze bose wenda batazavuga ngo je ngo nkunda impeta ngo pastor wacu ngarazikunda bamwe muri bo impeta twabahaga nizo bambaraga niyo mpamvu uzabana abaprofete bamwe bambara ibintu by'ibiheta utazi ikintu gisobanura atari ubwici isezerano basezeranye n'umugore ariko akajya yambara rero ya mpeta yabaga irimo imbaraga ku buryo arimo nakubwiye natanze urugero ayitereye mu muhanda imodoka ije yari kugwa niyo mpamvu ayambaye azagira nk'uko mwese mukikubita hasi mukabanga ibitangaza cabaye aba ari byo aba ari byo bigeze amavuta ibi ngibi agira nk'uko bakagwa hasi nyine ya mpeta irimo imbaraga
uba atayambaye akabikora bikagwa hasi. Hariho namo twashiragamo amashanyarazi suyaze ayangaya nakura umuyaga nkuba akaba ari byo bashiramo akagukoraho kumva wagira ngo ibintu biragufasha. None ubu ngo wiki gihe turimwo umuntu adasenga abantu ngo bikubite hasi ntibemera ko ari imbaraga z'Imana. Ubu urumva abantu bishizemo bavuga ati nguye hasi kera nabohotse. Abandi twabahagareho n'amavuta navuze bitatu hari abo twahaga kuri kuracanga impeta n'amavuta. Amavuta nayo ndavuga hatatu ndabanye bivuyeho. Aya mbere twabahaga yitwaga kora ibyo mvuze. Akazaza akayabasiga mwese mwitorero. Ikintu cyose ababwiye mukagikora mu mwameze nk'ibigori. Niyo mpamvu usanga umuntu yatanze nka telefone ye yagira hanze akavuga none telefone yanje natanze ubundi nari ifite ubwenge byagenze gute. Kumbe ni ya mavuta bamushizeho. Andi ya kabiri yitwaga kurondora. Urabyumva birumvikana kurondoka nk'uko we nkamenya nkakuvugaho ibintu byawe byose witwa kunuko wavukiye hano umwana wa mukuru witwa kunuko hakajevuga ati wa muntu ati n'uw'Imana cyangwa hari umuntu yitwa Nadine cyangwa Claudine ngaho nuko nabyo rero akahita bikubwira byose ukavuga ati nukuri n'Imana yamutumye. Noneho rero Bibiliya yatubwira ngo tuzamenyera ku byo bama ariko kubera ko ibyama byabo tutazabikurikira ngo tubimenye ahubwo muze mwumva ko atarangiza basabye amafaranga. Kuko Bibiliya ijambo ryatubwira ngo twahereye ubuntu dutangira ubundi. None nihe byanditse ngo nkusenge ubundi biri ikintu ivuga iravuga ngo muzabaherekeze. Kubaherekeza nko kubagurira kwa kudavanga unywa amazi mu nzira. Ariko ubu munaragusengera geta avuga ngo urazana aya mafaranga ngo mbonye ibintu bikomeye imbere yawe ngo nutazana amafaranga ngano kungurapfa. Wabitanga geta avuga ngo Imana igukuriyeho urupfu. Imana ntikuraho urupfu twongera iminsi twese tuzapfa. Ariko kubwo kutamenya kandi baza ko ari yo nzira yo kuja mu joko wakoze neza uwakoze nabi no wakaje. Hari indirimbo iri mu cyago ivuga ngo kubaho ni Kristo ngo no gupfa n'inyungu ku mukristo wese yizeye. Urumva nagari ikibazo ahubwo ikibazo twe tugira nibyo. Andi ya gatatu rero yaraye gusiga nko kubakobwa kuko aba baprofeta benshi bagira amakondisiyo yabo. Agasiga nko ku mukobwa bamubwiye ati uzasige ku mukobwa atarigera abonana n'undi muhungu. Nuyamusiga azagukurikira uzagenda. Noneho bamwe mu mategeko babo bambwira ati uzajya uryamana n'umukobwa atararyamana n'undi muhungu bita ujya kuri podium utoze. Urumva noneho akabamwe muri ubwo buzima. Rero level nari ngezeho niyo ngiyo niho no mu nyuma rero naje kubona ikiganza c'Imana mbona ubutabazi. Wenda ubu bamenye wamaze igihe kingana gute muri ibyo bundi kugira bantange wenda nkorane n'izo mbaraga byamaze igihe byose hamwe byarafashe nk'imyaka nk'itatu cyose hamwe. So kiganiro open mic ni kiganiro kica ku munsi wa Mungu c'intahe canke civugwa butumwa canke nibindi nuko bimeze abantu ntibari bazi no program kungene imeze ariko kizobaha igihe cyose cyo kwa Mungu. So kiganiro open mic ni keka jambo wobwira abakunzi kiganiro open mic muri rusange. Okay, iki cambere ndashimiye ku mwanya wabo bafashe. Ikindi nkuko umubyeyi wacu yavuze nyakugenda azakatubwira ngo dusenge dukora dusenga byose tubifatanye. Nimba usenga Imana isenge ari ijambo ry'Imana bivuga ngo murasenga nimwishuke kuko musaba nabi. Ibintu byose buriya si tukwiye kuza imbere y'Imana tubisaba. Hari ibyo dukwiye gukorera sibyo hari ibyo dukwiye gukorera. Nkanje hariho ikintu ufite ntigeze ndanatekereza ngo ndanagisengere ngo nkisabe Imana. Ahubwo navuga ati ngomba kuzakora cyane kugira nzakigereho. Rero ibyo byose ni tubifatanya tureke kuja kuri kimwe ngo tureke ikindi. Ahubwo tuyo mu buzima niba ari ugusenga ariko tubifatanya no gukora. Ikirenze kuri ibyo tureke kuza twifuza ibyo abandi bafite kuko mwijuru nta mafaranga ariyo nta mazi ariyo ayanga dusaba mwisi nta n'amadolari ari byose ba muri banki. Amafaranga ba muri banki amamodoka umuntu yabasha kugira iki akayigura. Mwijuru rero kugira abakristo wenda dukurikiye baze kubyumviraho mwijuru habaye ikintu kimwe ikintu bita ubuntu. Rero Imana tuza tuyisaba iduhereza ubuntu. Rero ubuntu iyo Imana imaze kubuguha je nkawe nzovuga ati wow kubera bwa buntu bukuriho
takubwira ati uzi ko nakugabiriye telefone yanje nkuba nayikugabira kubera bwa buntu Imana yabugushizeho waba ukeneye amafaranga nk'ibihumbi 100 nkavuga ati wow ngiye kuyamuha njye nkabyumva muri ngewe kumbe mba nabonye bwa buntu bukuriho rero dukomeze kubaho ubuzima bwo gukiranuka dusenga mu byo dukora tubikore bigende neza kandi natwe nk'abarokore turi mu gihugu ahubwo hariho n'abahita bashaka kugira ku mategeko ngo ay'igihugu ntatureba ngo twebwe ngo Imana ngo niyo ngitubereye maso mu bintu byose ariko tuze dukurikira kuri ibyo bintu byose tubeho ubuzima bwo gusenga no gukiranukira Imana biravuga ngo tubanze dushaka iby'ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi zabitwongereje rero bakoze kuri aka kanya kawo nabo mwakoze kuntumira wenda no hanyuma zaba mpari Imana ibayeze umugisha so reka ndagushimire hamwe twonga twifuza n'abakristo canke abakristo tubifuriza umunsi w'Imana mwiza murakoze cyane namwe cyane